Yes, turabashimiye inshuti bakunze mudukurikiranye kuri Pole Pole TV. Twongere kandi dushimire inshuti n'abakunzi badukurikiranye kuri Meme Nyawe TV. Ngenda bivuze ndanamuvuze soko atananiwe kwivuga ahubwo nuko nzi ko n'ubundi abantu benshi baramuzi ubwo abatamuzi sinzi iyo mwari muri. Tubone rero kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza kandi tunabifuriza gukomeza kugira umwaka mushya muhire wa 2020 na kangahe Mimi na kane 2024 uzababere 2024 uzababere umwaka w'amata n'ubuki. Nge nkunda kubwira abantu ngo niba utoroye inka uzorore n'inzuki. Nutabona amata ngo yabonere ku gihe orora inzuki byibuze ubashe kubona ubwo buki. Burya ntago ari byiza kubwira abantu ngo borore ngo amata n'ubuki, none se utaboroye inka zagira gute zorore iki inzuki ubwo nizi mutwinga zirwariza. Hanyuma ngira ngo uyu munsi dufite umuntu hano imbere ya kamera nyine naramubabwiye, ariko nawe n'umuntu mukuru ngira ngo yagira uko abasuhuza mbere ko dutangira iki kiganiro. Tuguhaye ikaze Mimi. Umwaka mushya muhire bakunze ba Meme Nyawe TV, ndabakunda by'indani mu mutima. Nitwa Mimi nkuko mubizi. Chano ni Meme Nyawe TV, nimwe mwangize kuba umustar, ndabakunda cyane. Yeah man. Giza ni kwa kundi. Gahunda ni yayindi. Kabisa. Nabamve yo kwivamo murabizi tubiziranye. Yego. Okay, nutarakora subscribe nawe. Urubuga rurafunguye yazana bakaba umukunzi wanjye. Okay, wo akaba ari Mimi nkuko ababwiye abibwiye imbere ya kamera. Aracyari Pole Pole nk'ibisanzwe, n'umukobwa ngira ngo mumenyere muri cinema. Agira impano nyinshi uretse ko muri minsi ahanazwi mu mafilme asetsa mu mafilme y'uruhererekane mu biganiro bitandukanye ku masheni hara muri Kigali. N'umukobwa urimo kubikora cyane ko bavuze ko ngo asa hari wa mustar mu zana wagiye muri Amerika n'indera Asia. Uyu byaravuzwe cyane ko ari umuntu wa Asia, akajya sometimes gusa turaza kumva icyo bivuga mu gusoza, ariko kuri uyu munsi turi kuganira ku buzima busanzwe. N'umukobwa usetsa, mwagiye muri comedy yagusetsa, mwagiye mu kukugira inama yakugira inama, kandi buri yarega bajya bavuga ko ngo gushoboye no kuba ngo nishinzira. Wigeze ubinshinze bura wamenya gushingaraza wambwawe nawe ziba buriya bufaranga budashinga n'umufanta wagenda yigwesha umuhanda wose wayagaye zibura se nikabazo kabamaga. Okay. Yagira ngo aberekeye buriya kariya n'akantu bakubita gakeregeshwa muri Pole Pole comedy, ngira ngo abantu babibuka cyahura no ahora muri filime batumye Karyasi kujya kuzana fanta. Byagezeho nyine agendaga yinywesha mu muhanda. Ni ibintu birebire tutagarukaho kano kanya, ariko ababyibuka baranabize ko kantu karahitinze cyane. Ako Rwanda rikundu Rwanda tifari kurunguru kandi nyuma ya kamera ndimo ndamubona nawe buriya manamubonye nubwo baricecekeye behind the camera hirya cyane. Hari undi mu cameraman nawe Rubanda kuri Rubanda TV show muramuzi cyane. Arahabaye cyane, arahabaye nk'amatwi n'amabinga. Shamva kabisa. Ikiganiro cy'umunsi rero ni ikiganiro tuvuga ku buzima busanzwe. Hari abantu bajya bitiranya ibintu ugasanga ntabwo babisobanukiwe cyangwa babivuga uko bashaka, ariko dushatse twanabaha n'ukuri tukamenya impamvu ibyo bintu bibaho. Tudatinze rero ngo tuce hirya no hino. Mimi ndakubaza umbabarire uwirekure uvuge wisanzure. Ndabizi ko uri umuntu ushobora kuvuga buri kintu cyose ushaka, na n'umuntu wanagukumura ashatse no kugukumira ngo agufate ku munwa. Ndabizi ko ari bwo wavuga byinshi, ariko kano kandi turagiye kwa kakazi ko binyamakuru. Buriya urabizi nzaca mu nzira za panya kuko mu bisanzwe ngira ngo, ariko ni buretse ziguri kududubiza wagira ngo uri muri harya ni RBA ni RDB n'ibiki uzakake aho muzakomeze mwikore. nzasesera shabwo ngira inama rakoze na kandi kantu nyunguye. Mimi nagira ngo nkubaze dutangiye dukupita tubangura. Nagira ngo nkwibarize ngo ubundi bituruka kuki kugira ngo umuntu bamwite indaya? Bituruka kuki, wo bibona gute? Haba ari ukuri, haba ari kubibona cyangwa se ukusanzwe ubize? Mbwiya twikomereze. Ni urwango rukabije mwana. Nose umuntu abindaya gute? Umuntu ntiwamusambanyije, ntago mwasambanye, ntago mwarayanyije. Ni mwarayanyije. Umwita indaya ushingiye hehe? Umuntu arakwanga, yabona usa neza, yabona wambaye neza akakwita indaya. Umuntu mutarayanyije akwita indaya gute? Okay, muri make wowe nta muntu wagakwiye kwita undi ndaye mu gihe mutarigera murayana. Umuntu wamwita indaya kuko ubizi neza ko mwarayana. Uvuga ati runaka twararayanyije namuhayanaya, ni uwo niwe wakagombye kukwita indaya. Ariko uragira mu muhanda ngo runaka ngo yigize indaya. Ariko rero wenda twe no kubica ku ruhande wakamwisa indaya kuko mwarayanye cyangwa uri indaya, sibyo? No, for example reba nk'abantu bavuga ngo Shadibu ni indaya.
mu by'ukuri uri mayibobo nta n'ubushobozi wabona buvugana na Shadibu ntiwanamusuhuza warangiza ngo ninda yaguteze. Impamvu nari ngwaje icyo kibazo hari inda zihari kandi zinabyemera kuri social media ko ati njye ndi indaya none usuragira ngo mbishe gute kandi ko kazi kandi no guhiga views man ntago bari indaya ni babashoje nyine. Twagiye noneho mu mijina handi hano wamfasha ukanyitsa handi hano bakunze kubarira muri koridore Remera ari nziba kuma kwigozi wahahiye yose oya wabwirwa n'iki ko ari indaya agenda arahanyuze harimo impamvu hari ibiganiro dukora urabona hari abantu bakunze kujya ku street ku mihanda bafite za mikoro n'amakamera bati man je ndiyo ndanabyemera nawe ubwo ushatse nazo nkagupesa wazantembereza yo kugira ngo ngaruke mvuga ku kiganiro cy'indaya ntabwo ndazibona nta nubwo abantu mazi njyewe ndahaza ahantu henshi cyane wazantembereza yo ukampahira imwe basi nkajya wose ndaya kandi ngenzo akaba indaya z'abagabo ni indaya z'abagabo abatinganyi si indaya abatinganyi nkeka ko bishobora kuba bitandukanye ubutinganyi n'uburaya kuryamana bahuje ibitsina n'uburaya kwigurisha kwigurisha ariko nshobora kuba impamvu nakoresha terime ntubyumve neza abantu bigurisha ariko urabizi ko bahari abantu bigurisha bagurisha umubiri yabo cyangwa agatanga igitsina kugira ngo bashe kugira nawe kunini nyemera gufashe reka mbaze mimimi wabwi 100 ngo muryamane wabyemera oya ntabwo nabyemera kuko ntabwo 100 biguze ubuzima bwanjye none se bize ko kuryamana arakwishe nta mafaranga abaho kuryamana se arakwishe oya wivanga ibintu nta mafaranga abaho yagura ubuzima bwawe twaryamana kuko naba nagukunze uri sheri wanje biri ngombwa ko ngomba kuryamana nawe ariko ibintu bijyanye n'ibicuruzwa aho ntabwo ndi mujye n'ababikora kandi ntabwo ari umuco no kuri bazabireke bari abantu bemera ko ari zo ngo batanga ku mafaranga kandi akagira uko ngo bimutunga bikanamubeshaho ntibakabikore bazabireke ntibakabikore bakoresha amaboko yabo bakoresha ubwenge bwabo ushaka gukora ikiyedi baguhe 3500 ariko uzi neza ko ubuzima bwawe ari buzima kandi bamwumvishije hari ababikora hari nabo bavuga ko bibatunze barahari babyemera ko ari zo ngo nawe yahise yemera ko ari zo ko zinahari kwinda zinabaho ariko icyo koze nakanama ngo mutayemo kugira ngo ndemere ko zihari ndashaka kumenya udafite icyo urya udafite icyo ugaburira umwana mu gihe waba umufite kuki utakwemera ko umuntu aguha amafaranga mukaryamana kuki ntabyuka mu gitondo ngo mfate ikijerekani nkikate mfate kakabuno ko hasi ngiye guhiga ikiyedi kandi ko nta kibura erega abakobwa oya ntimugafata abakobwa ngo mubagire ibishushungwe mubereke ko badashoboye urumva mubagira abantu b'imbaraga nkeya hari abakobwa basigaye bambara ubusa ku ma Instagram kuko abagabo baravuze ngo imbaraga nke z'abakobwa ziba mu kwambara ubusa ni arareba akabona ko ubuzima bwe bwanze akaba ni nambara ubusa simburungura ariko ibyo ntabwo byari byo ugomba gufata amaboko yawe Imana yaguhaye ugakoresha imbaraga zawe nkeya niyo wakubura mu isoko bakaguhereza 1000 biguha agaciro kuruta uko wajya kwicuruza ibyo birumvikana cyane hanyuma mwibariza ikindi kibazo dukubita tubangura ari ugutwara inda no kurwara sida wowe byumva gute mu gihe cyose waba ukiri mu buzima bwa gikobwa no kuryoshya ari ugutwara inda impamvu mbikubajije hari abantu benshi bibaza ukumva bibaye ikiganiro kandi ari n'abakobwa umwe akavuga ngo natwara inda undi ngo narwara sida ugahita usanga bibaye ikiganiro kirekire wowe ari kurwara sida no gutwara inda mu gihe cyose waba ugishaka gukomeza kubaho kandi ukaryoshya wahitamo iki muri ibyo ngibyo ngewe kuri ngewe natwara inda urumva bitewe n'uko ndi umusitari abantu benshi banzi ndagenda nkitsimba ahantu nkaba ndetse gukora ibiganiro ibintu byose nagakoze nkaba mbyihoreye urumva noneho namara kubyara hagaruka nkongera nkajya kuri hit wewe kuri wowe ku giti cyawe watwara inda igakura ikavamo umwana ukamurera ukazagaruka kuri izo hit zawe cyangwa mu gushwanyaguza kwawe no gutwika ari uko jyaho kurwara sida natwara inda y'impanga bikagira inzira muragira umuhungu gutera inda se oya impanga no mugisherega burya wivuga ngo ndangira umuntu ntera inda kuko ntabwo bini ngombwa ko nabyara byabaye ngombwa ko bibaho yego byabaye ngombwa ko bibaho watwara inda ikavamo ikigomba kuvamo hanyuma ukazagaruka ku mihanda ubisozanyije n'ibyo bwite urabwira iki abavuga ko yakemera akarwara sida ngo aho kugira ngo bazumve ngo ibere ryaraguye ngo yaronkeje ngo ni umufiyemere ngo ni iki ngo ayo mezi yose agiye gufata twita nabyara no kurera ngo oya narwara ibinini nkagikupita ikinini nkakinywa ibuno rigatengerana kandi ngakomeza akazi kanjye n'imipaka nkayambuka wababwira icyo abonga umuntu uvuga ko yarwara sida ntabwo avuga ko yayirwara abajisha ahubwo aba yaramaze kuyirwara
n'ubundi usanga we waba uri muzima ufite ubuzima buzima ukavuga ngo narwara sida uba waramaze kuyirwara ahubwo uri kwihesha amahoro. muri make barimo yihagararaho cyangwa se ugasanga we waba uzi neza ko uri muzima umva na mogisi kuyinywa urwara umutwe no kunywa action bikakunanira none uremeye ngo narwara sida nka ngukindi nabwo ubutu ukinywa Rwanda nibyo ubutu ukinywa. Nge numvaga iyo sida kubera ko imiti yabonetse wayirwaye wafata imiti numva nta cyaba kiri muri yarwara sida. Si kenshi urwara umutwe no kunywa action bikakunanira kwa kumutinya ibinini. Action ni iki? Ni kinini kivura umutwe. Ariko kivura n'ahangova ku bantu bashyize cyangwa se mu kimwe no kunywa mogisi bikakunanira n'inkorora yakwishe. Ngo nicemera abantu gukora imibonano mpuzabitsina. Reka. Hanyuma ikindi kibazo ugiye gusorezaho nakubazaga ngo muri ibi bintu bitatu ngiye kukubwira ni ikihe kintu ubona gikunzwe mu bantu hanze ntiwivuge wowe umbwire ngo mu bantu hanze mbona ngiye gikunzwe ari iki ngiki ariko ngiye icyo nkunda ni iki ngiki hagati y'amafaranga hagati y'imibonano mpuzabitsina ndetse n'ikintu bita biya inzoga icupa ubona hanze ikintu gikunzwe n'iki uko ubibona hanze. Okay ndavuga hanze nawe uvuge twagiye okay hanze ikintu gikunzwe kuruta ibindi byose ni igitsina rwose sex. Yego sex ni ikunzwe cyane yaba live kuyikora yaba kubivuga yaba no kubireba ku ma YouTube ikintu gikunzwe ni igitsina. Noneho ngiye ku ruhare rwanjye nka Mimi ngiye nkunda biya ukunda biya nkunda enjoy mbese ukwishima kwawe ko wanezerewe bigombe birekezwe n'icupa cyangwa bitangizwe n'icupa niko wowe bibona. Pole tutarasoza nyemerera nibarize Mimi nushaka umugabo ugasanga akunda inzoga nawe kuri nyiranzoga ubuzima uzabutwara ute? Tuzajya dushinga akabari. Akabari ko mutsigitanga ariko rero akabari ko mwishyuba rubanda nagusubije se yansubije ariko Mimi ndashaka kugira ngo mwibariza kandi aho ngaho ko muzamushinza akabari mu rugo mu cyumba. Yego abana muzabyara icyerekezo cyabo ni ikihe? Abana tuzabyara bazataba abaseriveri nyine mu kabari. Urumva ko nta ejo hazaza abana banyu bafite. Yandi magambo Mimi nta kintu byo kuvuga ngo ejo ngo ivi na ivi. Ejo hazaza abana be nta. Bakunda icupa. Umugore akunda icupa bazahuriza hamwe bahita bashinga icyo bita. Ariko akarusha nuko Jonathan anywa inzoga. Amakuru mfite nuko Jonathan anywa inzoga kandi niwe nzabana nabo. Nawe yekatazakwemera. Sawa kubisema akantu ka Jino ni muri part 2 ariko tubanze tugushimira we warukurikiye Pole TV. Tunashimire kandi bari bakurikiranye Mimi Nyawe TV Rubanda barimo kubikora cyane. Tunashimire abadukurikiranye kuri Rubanda TV show. Amahoro n'imigisha bibe kuri mwebwe tubibutsa gukora subscribe. Tubibutsa gukora subscribe kandi muradukurikirana umunsi ku munsi. Nyagasani Pole wananutse umugore yaragukubise. Umugore ntabwo yankubitanye. Pole yakubiswe imigeri kuri Noheli mbabwire. Dusoje ntabivuze. Pole umugore yarayazinze amafi yamwimye ituru kubera gusinda mwana. Urabizi neza. Pole yamamagaye ari kuri ambwira ati ubu ngubu inkokora zimeze nabi ndamukora akabara yinshi. Uko ushobora gusanga wenda naraje ari ifuke y'inzoga atakunda inzoga. Oya nako uranabeshye kwanza. Ntabwo mbese byarabaye. Pole warasotse umamagara saa 8 z'ijoro umbwira ngo iki. Sawa bati turafata telefone tumuhamagare tumubaze n'ibyo bintu yarabikoze ndabizi ko atabura kuyifata ariko tubitsa gukora subscribe. Oya abantu bavuga ngo ni subscribe. Ngo ni subscribe. Yes ni like share na comment mu gihe cyose ushaka kutugira inama cyangwa igitekerezo. Nyagasani nabane namwe kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao. Bye. See you tomorrow.